Ni Imena Official nizera ko mukomeje kugubwa neza cyane aho mudukurikira muherereye ku mwanya w'amakuru agezweho aka kanya. Tujye guhera ku nkuru igira iti umusore wo mu karere ka Nyamagabe akurikiranweho kwica umukuru w'umudugudu wa Gitwa Mukangenzi Bernadette agahita aturuka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kibirizi Uwamahoro Philibert yabwiye Umuseke ko amakuru y'urupfu rwa Mukangenzi Bernadette bayamenye saa 2:30 za mu gitondo. Avuga ko Sahinkuye Lazare w'imyaka 23 yahuye n'umuhungu wa nyakwigendera yitwaje umuhoro. Uwo muhungu wa nyakwigendera Mukangenzi Bernadette amubaza icyo yawukoreshaga. Sahinkuye yahise abangura uwo muhoro ashaka gutema uwo musore kuko yamubwiraga amagambo mabi ko umubyeyi we yamuhemukiye ashaka kumutema. Aratabaza abaturage ati birakekwa ko yamusanze mu murima ahinga aramutema. Gitifu avuga ko bakimara gutongana n'uwo mwana wa nyakwigendera yatekereje abo bari kumwe akeka ko uwo muhoro yari yawitwaje ashobora kuba yawutemesheje umubyeyi we. Avuga ko abaturage bahageze basanga Mukangenzi yatemaguwe asigaje iminota mikeya umwuka ushiremo. Gusa Gitifu avuga ko umwanya Sahinkuye Lazare bamaranye n'uwo musore batongana nta muntu wari wamenye ko asize yishe uwo mubyeyi. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe niyo mwungeri Herede Brand avuga ko batangiye gushakisha ukekwaho kwica Mukangenzi kuko icyo yamuhoye kitaramenyekana kugeza ubu. Yabivuze muri aya magambo agira ati icyo twamenye ni uko yamwishe, ibindi ntabyo turamenya. Uwamahoro avuga ko bamaze kumenya ko Sahinkuye akimara gukora icyo cyaha yambutse mu murenge wa Mbazi, akavuga ko kumushakisha bigikomeje. Mukangenzi Bernadette asize abana 3. Umurambo we wajyanwe ku bitaro bya Kigeme gukorerwa isuzuma cyangwa se gukorerwa icyo twakwita nka autopsy. Twese amureka tuvuge tuti nyakwigendera Imana imutuze aheza. Mu by'ukuri ni inkuru itari nziza cyane. Official turacyari mu makuru agezweho, tujye gukomereza kuri ino nkuru igira iti umunyamakuru Scovia Mutesi kuri uyu wa 15 Ugushyingo 2024 yatorewe kuba umuyobozi w'inama y'ubutegetsi y'urwego rw'abanyamakuru b'igenzura RMC asimbuye Cleophas Barore wayiyoboraga kuva mu Ukuboza 2016. Mutesi washinze ikinyamakuru Mama Urwa Gasabo yari umukandida rukumbi kuko Rwanyange René Antere wa Panorama yemeye kumuharira amajwi ye nk'umuntu azi neza kuko bakoranye kandi akaba ari umugore. Revera Pasiteri Uwimana Jean Pierre uwigisha mu ishami rya Kaminuza y'u Rwanda ry'itangazamakuru n'itumanaho yatorewe umwanya w'ubuyobozi wungirije w'inama y'ubutegetsi ya RMC. Kuri uyu mwanya yari umukandida rukumbi. Ku mwanya w'umunyamabanga wa biro y'inama y'ubutegetsi ya RMC hatowe Nyirarikundo Savera w'urwego rw'igihugu rw'itangazamakuru RBA, niwe wari umukandida rukumbi kuri uyu mwanya. Abayobozi b'inama y'ubutegetsi batowe muri 7 bayigize, barimo 4 babanje gutorerwa, barimo Rwanyange wagize amajwi 67, Philibert Girinema wa Igihe wagize amajwi 50, Mutesi wagize amajwi 80 na Nyirarukundo wagize amajwi 31. Muri rusange 4 mu bagize inama y'ubutegetsi nshya ya RMC batowe n'abanyamakuru 142, buri wese anatora umukandida w'umugabo n'uw'umugore hashingiwe ku ihame ry'uburinganire mu miyoborere y'umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Abanyamakuru 6 nibo bahataniye imyanya 4. Uwo biyamamazaga basezeranije bagenzi babo ko biteguye guteza imbere umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda kugira ngo ukorwe kinyamwuga kurushaho unarusheho ukubahwa. 4 mu bagize inama y'ubutegetsi nshya ya RMC biyongereye kuri 3 batanzwe n'abafatanyabikorwa b'umuryango w'abanyamakuru. Revera Pasiteri Uwimana watanzwe na Kaminuza y'u Rwanda, Dr Gahongayire Eliberata w'ihuriro rya Societe Civile ndetse na Muhirwa Ngabo Odasi watanzwe n'urubuga rw'abavoka mu Rwanda. Urugaga rw'abavoka mu Rwanda, Barore yashimiye bagenzi be bakoranye mu bihe bigoye
mu bihe bikomeye, ariko abagize inama y'ubutegetsi bakoranye ubwitange, ubunyangamugayo. Ahamya ko we na bagenzi be basize RMC ifitiye icyizere n'abanyamakuru ndetse n'abaturage kubera ko bayihimbaza cyangwa se bayiyambaza. Yaboneyeho gusaba abagize inama y'ubutegetsi nshya gukorana neza, asaba n'abanyamakuru kwigirira icyizere. Mutesi yavuze ko atewe ishema no kuyobora abanyamakuru b'abahanga bashishoza kandi baharanira uburenganzira bwabo. Yasabye abanyamakuru gukomeza iyi migirire. Umuyobozi mukuru w'inama y'ubutegetsi nshya ya RMC yasabye abanyamakuru kumufasha guteza imbere umwuga w'itangazamakuru, agira ati uruhare rwanyu niyo ntsinzi yanjye kandi iyo ntsinzi yacu. Yatangaje ko azahindura akazi ke kuko atakomeza gukora nk'umunyamakuru ngo abangikanye inshingano n'ubuyobozi w'inama y'ubutegetsi. Asaba abayobozi b'ibinyamakuru kumufasha kunoza kurushaho uyu mwuga. Ni Imena Official ku makuru agezweho. Ubwo aba batoye rwose nabo bafite uruhare mu by'ukuri, cyangwa se ni bamwe mu baduhagarariye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Official turacyari mu makuru agezweho, reka tunyarukire kuri ino nkuru y'ubutabera. Inkuru igira iti ubushinjacyaha burasabira abagabo 5 bakekwaho kwica umwana w'imyaka 12 witwa Karinda Loïc Ntwari igihano cyo gufungwa burundu. Abaregwa baburanira mu rukiko rwisumbuye rwa Huye bahakana icyaha baregwa, bagasaba kugirwa abere. Ubushinjacyaha bakurikiranyeho aba bagabo 5 b'i Nyanza aribo Ngarambe Charles Elias Rasta, Gironsanga Jean Baptiste Elias Rukara, Ngamije Joseph, Nikuze François na Rwasa Ignace, icyaha cy'ubufatanyacyaha mu bwicanyi buturutse ku bushake. Byari biteganyijwe ko umutangabuhamya washinje aba bagabo 5 azanwa mu rukiko kugira ngo ibyo abazwa bijyane n'ubuhamya yatanze. Gusa urukiko rwabajije uwo batangabuhamya niba hari, ariko ntiyaboneka. Ntibyabujije ko urubanza ruba nubwo ruriya mutangabuhamya atarahari. Ubushinjacyaha bwavuze ko mu mwaka wa 2023 nyakwigendera Karinda Loïc Ntwari w'imyaka 12 wari utuye mu mudugudu wa Gakenyeri A mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza yasanzwe mu cyangwe gisanzwe gikoreshwa umuntu akaraba amanitse yapfuye. Iperereza ryatangiye rigaragaza ko abagabo 5 aribo bishe nyakwigendera Loïc Ntwari. Ubushinjacyaha bukomeza buvuga ko abaregwa bahuriye mu nama yo kwica Loïc igakorerwa kwa Ngarambe Charles Elias Rasta bishingiye kuri Ngamije Joseph wari ufitanye amakimbirane na se wa nyakwigendera Retired Capitaine Aimable Twagirumukiza. Uhagarariye ubushinjacyaha agize ati abaregwa basanze Loïc amanitse mu mugozi bihutira kumukuramo bamujyana kwa muganga nta rwego na rumwe bamenyesheje. Raporo yakozwe n'ikigo Rwanda Forensic Institute igaragaza ko nyakwigendera yishwe no kubura umwuka. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati yishwe anigishijwe ishashi amanikwa mu cyangwe mu rwego rwo kujijisha. Raporo yakozwe n'abagenzacyaha bageze aho ibyago byabereye igaragaza ko nyakwigendera yishwe. Ubushinjacyaha bukavuga ko abo baregwa aribo bamwishe bakamumanika bajijisha ngo bagire ngo yiyahuye. Hari umutangabuhamya uvuga ko mbere y'iminsi 4 yagiye kwa Ngarambe Charles Elias Rasta saa 6 z'ijoro agiye kunywa inzoga kuko hari akabari, akumva bari gukora inama yo kwica nyakwigendera Loïc, maze yumva Rukara agira ati mureke tuzakoresha ishashi nigira vuba kandi abantu ntibarabukwe. Nyuma y'icyo gitekerezo ubushinjacyaha buvuga ko Ngamije yahise amuha amafaranga 100,000 kubera icyo gitekerezo. Ngamije kandi ngo yashimiye Rasta amuha agafuka k'umuceri ko yemeye inama kiberiwe. Uhagarariye ubushinjacyaha yagize ati ibyo mutangabuhamya yavuze byo yiboneye kandi yiyumviye. Uhagarariye ubushinjacyaha yakomeje agira ati ibyo bakoze ntibyabatunguye ahubwo babikoze babishaka, bica Loïc anizwe kuko ntiyiyahuye. Ubushinjacyaha burasabira abaregwa ko icyaha nikibahama bazahabwa igihano cy'igifungo cya burundu. Abaregwa bose bahakana ibyo baregwa. Abaregwa bose icyo bahuriyeho ni uguhakana ko nta nama bacuze yo kwica nyakwigendera Loïc.
Ngarambe Charles Elias Rasta yireguye avuga ko abo bareganwa ari bo bafite ahantu hanini ho gukorera inama atari kubera iwe kuko ari hato haba n'abantu 10 barimo n'abarara muri salo. Nikuze François we avuga ko uwo mutangabuhamya atari kumva iyo nama yo kwica nyakwigendera Loïc ngo abivuga yashize amezi 2. Nikuze François akavuga ko uwo mutangabuhamya hari abamukoresheje kugira ngo abasiga icyasha ko bishe umwana. François yagize ati ko bavuga ko tumwica twakoresheje ishashi akaba itaragaragaye byibura ngo ifatirwe. François yakomeje agira ati urwo rugo rwabagamo se na nyina uwo mwana n'abandi barenze 2 twari gukora inama tukabwirwa n'iki igihe umwana azaba ari wenyine iwabo ku buryo twari kujya kumwica tumusanze iwabo. Gironsanga Jean Baptiste Elias Rukara yireguye avuga ko ibyabaye byose ari akagambane kugira ngo afungwe. Rukara wagezemo hagati agafatwa n'ikiniga akarira mu rukiko yavuze ko nabo bareganwa batajya bavugana ndetse katazi ni wabo wa nyakwigendera. Ngamije Joseph we yireguye avuga ko nta makimbirane yigeze agirana na se w'umwana retired Captain Aimable Twiringiye Umukiza yatuma yica uwo mwana. Akavuga ko bigeze kugirana ikibazo gishingiye ku mazi ubuyobozi bufata icyemezo ko yacukura aho amazi yajya ashyirwa maze arabikora birarangira. Ngamije yagize ati ibyo byuririweho ndafungwa nta mafaranga nahaye Rukara nta n'agafuka k'umuceri nahaye Rasta. Rwasa Inyasi nawe yireguye yagize ati ni gute umukobwa w'imyaka 23 yumva abantu bashaka kwica umuziranenge akicecekera atundi yavuga ibintu uko byagenze wagira ngo hari wari wamuhaye akazi ikiperereza ibyo yashinje byose ntabyo nakoze. Inyase Rwasa nawe waburanye arira mu rukiko yasabye ko yahabwa ubutabera. Maître Samuel Rugwizangoga umwe mu banyamategeko 5 bunganira abaregwa yabwiye urukiko ko nta kimenyetso na kimwe kigaragaza uruhare rwa buri umwe wese muri urupfu rw'uyu mwana. Maître Samuel yagize ati uwo mutangabuhamya kuba yarahamagajwe ntaze ubuhamya bwe nibuhabwa agaciro. Maître Samuel Rugwizangoga akavuga ko nyakwigendera yishwe n'ishashi bigaragara ko yasanzwe mu cyangwe bityo abaregwa badakwiye guhamwa n'ibyo baregwa. Maître Natasha Mutumwinka umwe we ubwe yahakanye abo yunganira aribo bajyanye nyakwigendera kwa muganga. Yagize ati muri dosiye harimo ko Divine yaje akomanze abura umufungurira nyina w'umwana aje nawe akomanza biranga bahamagara uwitwa Usabyimana Ernest araza yurira igipangu asanga umwana amanitse yihutira kumanura umurambo bahita bawujyana kwa muganga bityo abakiriya bacu ntaho bahuriye n'ibyo ubushinjacyaha bwavuze. Maître Cyrille Shiruburyo nawe wunganira abaregwa yasabye ko ubuhamya bw'umutangabuhamya bwashinjwe abakiriya be butahabwa agaciro. Umucamanza yabajije abaregwa icyatumye umutangabuhamya abahuriza hamwe ku mugambi umwe wo kwica Loïc. Nikuze François umwe mu baregwa asubiza agira ati ibintu byacuzwe mu mezi 2 si umunsi umwe byaciriweho nkeka ko uwo mutangabuhamya hari inzego bakoranye. Inyase Rwasa we agize ati nyakubahwa President w'uburanisha umwana araryoha njye nta kibazo nari mfitanye na se w'umwana retired Captain Aimable Twangira Umukiza twarasangiraga nawe ubwe avuga ko ari umunyamakuru ari amakuru yahawe kandi nanjye ubwanjye ari uwanjye byabayeho n'umudugudu wose nawufata binashobotse nakwihorera gusa nzarenganurwe. Abaregwa bose barasaba urukiko ko bagirwa abere bagasubira muri sosiyete nyarwanda. Muri uru rubanza se wa nyakwigendera Loïc retired Captain Aimable Twagira Umukiza nawe yaregeye indishyi. Maître Jean de Dieu Nduwayo uhagarariye uwaregeye indishyi yasabye urukiko rwisumbuye rwa Huye ko rwahamya icyaha aba bagabo maze bagatanga indishyi z'akababaro zingana na miliyoni 25 z'amafaranga y'u Rwanda harimo ayo bifashishije bashyingura nyakwigendera Loïc harimo kandi ayo gusangizwa
gusiragizwa mu manza ndetse n'igihembo cy'avoka. Nyakwigendera yasanzwe iwabo wenyine yapfuye mu mwaka wa 2023. Yigaga mu mwaka wa 6 w'amashuri abanza. Umucamanza azasoma uru rubanza mu kwezi k'Ukuboza uyu mwaka 2026. Ni Imena Official mu makuru yaragezweho. Nizera ko mwagubwe neza cyangwa se amakuru yabanogeye. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Bye bye.